ikaze nanone rero ku ijambo ry'umwimerere mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira turebe aho umuntu ahagaze. Uhagaze he uyu munsi? Imenye ubashe kugira ubusabane n'Imana. Reka turebe aho uhagaze. Ese waba wiyizi? Reka nze nkwereka aho uhagaze nawe umbwire icyo ubitekerezaho. Kandaho like, manzu kandi like kugira ngo twinjiremo, kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi bamenye uko bahagaze, kuko abantu benshi batazi aho bahagaze bigendeye ku by'umwuka cyangwa se n'ijambo ry'Imana uko Imana ishaka ko babaho. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu cholochim lilchot hayom. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Uyu munsi tugiye kureba iki? Uyu munsi tugiye kureba aho duhagaze nk'abantu. Mbese tumeze gute? Ese tuzi impamvu ibibazo bitubaho, impamvu abanyafrika dufatwa ko dufatwa, duhagaze gute? Hano rero uzi ko dukunda kuvuga ngo Imana umwami Kristo ni Alpha na Omega. Ibyo bintu akaba ari ibintu bakopeye mu Giheburayo, ubundi ni Aleph Tav. Aleph Tav nibyo bakopeye mu Giheburayo, noneho barangije babyita Aleph, babyita Alpha na Omega, kumbi byari Aleph Tav. Kanze mbikwereke rero, nkwereke aho uhagaze, noneho nawe wimenye, urebe aho uhagaze, utangire wikosore, wisubireho. Icyo gihe rero ndikubwira bafashe, urebye bafashe Aleph bafata na Tav babihinduramo Alpha na Omega. Ariyo mpamvu mumva bavuga ngo Kristo ni Alpha na Omega. Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dale, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Kaf Sofit, Lamed, Mem, Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Samech, Ain, Pe, Fe, Fe Sofit, Tzadi, Tzadi Sofit, Kuf, Resh, Shin na Tav. Urumva Imana nyine izi nyuguti nizo yakoresheje irema, kuko Imana yaravuze ibintu bibaho. Bo rero abagereki bamaze gufata bunyago ubwoko bw'Imana, bafashe ibintu byari mu Giheburayo babihindura mu Kigereki, bahita babyita Alpha na Omega, ariko ubundi byari Aleph Tav. None rero izi nyuguti zivuze iki? Izi ni inyurabwenge y'Imana. Noneho kugira ngo uve kuri Aleph na Tav n'ibirimo hagati, uziko abantu bavuga mu nsengero ngo Kristo ni Alpha na Omega n'ibindi byose biri hagati. Nibyo tugiye kureba rero, kugira ngo umenye aho uhagaze, ukava kuri Aleph hasi ukagera kuri Tav, nkuko babyita mu Kigereki ngo ni Alpha na Omega. Reka tubirebe biba bivuze iki iyo Kristo atubwira ngo ni Alpha na Omega. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose yabinyuzemo, ari hejuru ya byose, kandi kuko iyo umenye ukuri ujya hejuru ya byose. Reka turebe rero aho duhagaze. Nivo yo hasi ukubireba kuri 20 ni mu kimwaro. Uba wibereye mu kimwaro. Kuba rero uri mu kimwaro, uzibaze nawe ufite ikimwaro, nta kintu wakwimarira. Ugomba kuva muri icyo kimwaro kugira ngo ugire icyo wakwimarira. Ijambo ry'Imana ndiryo rya kuvana muri icyo kimwaro. Niva ikurikiye kuri 30, uba wibereye mu kwishinja. Iyo wibereye mu kwishinja, buri gihe wishinja, wikeka, wishinja ibintu nk'ibyo, nta mahoro muri wewe uba ufite na none. Urabyumva? Ugenda uzamuka kuri 50 hano uba ufite uburangare, wibereye uri indangare, wibereye mu bintu ntazi ibyo ari byo, urangaye gusa, niho uba wibereye kuri 50. Urabyumva? Ugomba rero kuva muri ubwo burangare urimo kugira ngo uhugukire iby'ijuru, noneho nawe ugenda ugana nk'uko Kristo yarameze. Ubwo Kristo atubwira buri gihe iteka ngo dushobora kumera nkawe. 75 uba wibereye mu gahinda. Uzarebe ufite agahinda, ni iki wakora ufite agahinda. Ubu ni ubuzima umuntu aba arimo, ku buryo kugira ngo ugire uko watekereza cyangwa ugire icyo ukora, ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidashoboka. Ku ijana uba uri mu bwoba,
uzarebe iyo uri mu bwoba, umuntu yaguteye ubwoba, muri rusange uba uri ku bwoba nyine. None baranyica, gukorera kuri baranyica. Bimwe twavuga kera abantu bavuga ngo arakorera kuri baranyica. Barambona gute? Kuba ufite ubwo bwoba, ni ukuvuga iyo ufite ubwoba nyine nta kintu wakora iki se? Izi nibo tumaze kureba ni abantu basanzwe bafite ibitekerezo biciriritse, niyo nivo iri hasi. Nuba abantu bose benshi muri Afurika niba bibereye muri ibi bice maze kuvuga, kuba uri mu kimwaro, kwishinja, kuba uri indangare, kuba ufite agahinda, no kuba wibereye mu bwoba. Iyo akaba ariyo top level yawe, wibereye mu bwoba, ni abantu baba baciriritse. Akaba ariyo mpamvu rero abantu bibereye mu bwoba, mu kimwaro, mu kwishinja, mu mashyari, mu matiku, guhemuka babyumva vuba. Cyane cyane nk'iyo babwiye ngo ica kanaka, kwica, byo babyumva vuba cyane, kuko nta gitinyiro cy'Imana baba bafite kubera imitekerereze yabo ibiri hasi iciriritse. Niyo mpamvu nagusaba rero ngo uyu munsi isuzume, urebe aho uherereye, nusanga ushobora kuba uri muri abo bantu, urebe ukuntu watera intambwe uve muri abo bantu, uve buzimu uziba umuntu uciriritse. Noneho hakaba n'abandi noneho bibereye mu isi batazi ibintu biva naho bijya. Abo bantu tubasanga ku 125 abantu bifuza. Bagora bifuza, ukifuza iby'abandi, uhora wifuza, akaba ari byo bintu ubamo gusa. Kwifuza. 150 kugira umunabi. Guhora ufite umunabi, kumva ko wakwiye gutukana, ubwira abantu nabi, ibyo byose ni ibintu bigaragaza abantu b'isi. 175 ubwiyemeza. Abantu mubona baba biyemera bafite ubwiyemeza. Ushobora kwiyemera ariko ntacyo wibitseho ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Imana rero tubwira mu ijambo ryayo, ni wirata wiyemeye, uzirate ko wamenye Imana, wamenye ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo ukwiye kwirata. Nta kindi wakwirata usibye kwirata Imana, kuko ibintu birashira, twese turabizi. 200. Kuri 200 rero n'abantu bafite ubushake, urumva rero irashaka ariko umubiri ukanga, bikanga bikananirana, ukahora wenda uvuga uti wicuza, uvuga uti Imana ibintu nakoze ndabona atari byo, ariko umubiri wawe ukakubwira ati no, komeza ugumeyo, nuko bigomba kumera. Urumva ukaba ufite ku bwa roho yawe wumva koko ufite ubushake, ariko umubiri bikanga bikananirana. 250 b'abantu bakazuyazo. Akazuyazo ukaba wibereye aho ngaho uri akazuyazo, utari iburyo utari ibumoso, mbese ukamera, sinzi niba nakwita ikirumira habiri, wibereye akazuyazo gusa ukumva ko ibintu byose aho bigiye ari ujya. Wiba akazuyazo ko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo abantu bakazuyazo abo si abanjye. Aba rero akaba ari abantu bibereye mu isi, ari byo baba barimo, bakumva ko bagezeho bashyitse, kubera ko wenda bafite iby'isi, babona ibintu bifatika babifite, ariko nta jambo ry'Imana bibitseho. Tujye mu gice cya nyuma rero kikwereka abantu noneho uko Imana ishaka abantu bagira ubusabane nayo. 310. Iyo utangiye kuri 310 nibwo uba utangiye gusabana n'Imana, ufite kwiyemeza noneho. Kwiyemeza ukavuga uti ibintu byose bimbaho, ibyambayeho, wanyijije ninde? Reka nshaka uwo muntu mumenye, nshaka ijambo ry'Imana ndyige ndimenye. Ukiyemeza ukavuga ati koko ngewe ngiye gufata umwaka some Bibiliya. Fata umwaka nsome Bibiliya ndebe koko nabona mu maso y'Imana. Uko niko kwiyemeza. 250 kwemera. Kwemera ko ushobora kugira gute? Kuba utameze neza, ukemera ko ukosa, ukemera guca bugufi, ukemera gufata inzira yoboka Imana. Aho ngaho niba utangiye kwemera rero, nibwo utangiye gushaka amaso y'Imana, ukavuga uti ubugingo bwanjye bizagenda gute nyuma y'ubuzima. Ugatangira kwibaza ibibazo nk'ibyo. Urumva ko utangiye kwibaza gutyo, watangiye kwiyemeza gushaka Imana, noneho ukemera no guca bugufi kugira ngo Imana ikwigishe ijambo ry'Imana ukarishaka, ukaryandika mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, ukoresha imbaraga zawe zose,
nk'ibintu byose biri gutamo umwanya. Reba nayo imyaka umaze 40-50. Ese wari wafata n'umwaka n'uyu n'umwe gusoma ijambo ry'Imana ryibikeho? Ibaze nawe. 400 rero. 400 ubutangiye gutekereza. Agira ibitekerezo noneho bijya mu mujyo w'Imana. Kavuga uti se ni gute nakwiteza imbere mu bwukirwa by'Imana? Kavuga uti se ni gute nakora kugira ngo mbe umuntu w'Imana? Ni gute nagira umutima mwiza? Ni gute ntahemuka? Ni gute ntagira amashyari? Ni gute nakwanga ibyangwa n'Uwiteka? Ni gute nareka gukunda ibyangwa, nareka gukunda ibidakundwa n'Uwiteka? Ibyo Satani akunda ni gute nabyanga? Satani ntakuyobye. Ukavuga uti ugatangira gutekereza gutyo, ukavuga uti kuki ndi hano? Gahunda yanjye ni iyihe? Naje hano kumara iki? Ibyo bintu byose ukabyibaza. Kuki yashize imyaka inini bimeze gutya na gutya? Ugatangira gushakisha, ugashakashaka, ukibaza ibibazo nk'ibyo, bituma noneho bikujyana bigufungurira amarembo y'ijuru. Niko navuga, Imana ikakwerekana, ikagenda iguha ubwenge, ikuvungurira. Kuri 500, urukundo. Ese mu mutima wawe hari urukundo rurimo? Urukundo ni uruhe? Abantu bibeshya ku rukundo. Mu mutima wawe byanze bikunze, iyo nta rwango rurimo, harimo urukundo, wifuriza abantu neza, ntutukana, wita ku mbabare, ariko ubifitiye urukundo nyarukundo, ko atari kugira ngo abantu bakubone, atari maonesho, atari ibintu bya maonesho, ari ibintu biri natural bikuvuyemo. Rwa rukundo ukunda abantu, ugashaka abantu bamenye Imana. Nk'ubu njyewe urukundo nsaba Imana mu mutima wanjye, ndavuga ati Imana, wambabariye koko nk'abantu nka 5 cyangwa 10 bandeba, bakagira ubushake bwo gushaka mu maso hawe, bagasoma ijambo ryawe, kugira ngo nabo bakumenye, barakora ubugingo bwabo. Uru ni rwo rukundo mbabwira. Ukavuga uti mugenzi wanjye nubwo adafite uyu munsi, reka mwereke uko yabona ati ntabwo guha amafaranga umuntu cyangwa guha ibintu umuntu, ariko kumufasha ari rwo rukundo. Urukundo no kumwereka ibyiza wabonye nko mu ijambo. Njyewe nzi ko amafaranga waba uri kurota utekereza uyu munsi yose, tuvuge wenda iyo miliyoni 2, 5 n'izaba iz'amadolari, fata ijambo ry'Imana risome, urabona ko riruta izo miliyoni. Ko ijambo ry'Imana niba riruta na zahabu ubwayo, miliyoni ni iki? Shaka ijambo ry'Imana, kuko natwe tutari twabyinjiramo, twumvaga ko kwiga za Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana ari ibintu by'abataye umutwe gusa. Niko abantu benshi baba batekereza. Ibanga niho riri, niho hari urukundo. Kandi numara kurimenya iryo banga, zi neza ko utazongera kutakukunda. 540. Urumva 540 ufite urukundo, ibyishimo byo mu mutima wawe, kubera ko wamenye Imana. Hari igihe wicara kumva warira, ukibaza ukavuga uti Imana, wanciye iki kugira ngo umpe agakiza kawe ntari ngakwiriye? Ibyo ni ibyishimo by'amarira bikaza, ukageraho Imana ikwiyereka, kwereka ibintu, ukavuga ati Imana, warakoze kuba waramvanyaho narindi mu bintu narindimo, ukama ijambo ryawe, ukama ubuntu bwawe, warangiza ukarenzaho n'agakiza. Ibyo ni ibyishimo. Ugashaka ko n'abandi nabo bagira inyota yo kugira gute, gutestinga, kuguta kuri ako gakiza k'Imana k'Uwiteka. Kuko ibintu bizigaragaza. Iyi si turimo, ibaze nayo imyaka ishize yose, abantu tutaramenya amayobera y'Imana. Mu minsi ya nyuma Imana iravuga iti ibyo bintu byose nzagenda mbigaragaza. Bikugenda bigaragara. Urabona ko ibihe twinjiramo byanze bikunze bigiye kugaragara, noneho abantu bose bagaragare uruhande baherereye. Ibaze nawe ibyo bintu tubyinjiramo ukibereye hehe? Ukibereye mu ipfunwe n'ikimwaro hasi kuri 20. Wagomye kuri muri za 500 aho 540 n'ibirengaho nk'uko ugiye kubikubwira. Ukagira iki? Ukagira ibyishimo byawe by'uko wamenye Uwiteka, nawe noneho ibyo byishimo ukabisangiza abandi, kugira ngo nabo baze mu gakiza, nabo bakizwe. 600 rero. 600 niyo mahoro. Kuba mu mahoro. Mahoro ni iki?
umenye ko amahoro y'isi bakubwira ngo ni amahoro, umenye ko ibintu biba bigiye gusenyuka. Iyo bavuga ngo barashaka amahoro mu isi, ni intambara bavuga. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, niko Kristo yatubwiye. Bivuze ko amahoro ugomba kugira agomba kuba ashingiye kuri rwa rukundo nakubwiye, bya byishimo by'umutima wawe kubera ko wamenye Imana, bikaguha amahoro. Icyo gihe nubwo uri mu isi, ntabwo uba ukiri isi, ntabwo uba ukiri uw'isi, kubera ko ufite ya mahoro yo mu mutima wawe, rwa rukundo, bya byishimo byose uvana mu ijambo ry'Imana. Kubera iki rero? Reka mbikwereke. Abantu bose baravuka, tukisanga aha, tukisanga muri izo nsengero, tukisanga mu madini ayo nayo, abantu bakabikomeza. Ariko hari igihe Imana ikugirira ubuntu ikagukoraho, nawe ufite umutima utekereza n'ubwenge butekereza, urabyuka ugakurikira Imana, ufite umusaraba wawe ugakurikira Imana yawe. Nibwo ikwiyereka rero. None yaba ari kwiyereka, ugasoma ijambo ryayo ukayimenya, ugasabana nayo, nibwo ugira ya mahoro. 700 kugeza ku 1000 hejuru kuri top, aribwo Kristo avuga ngo ni Alpha na Omega. Ibyo byose nta kintu uzireguza, kuko Kristo byose yabinyuzemo, byose ibyo ntabwo twavuga tubisubiramo. Tuzi uko byagenze, uko yabayeho, uko yagambaniwe, akabambwa kugeza apfuye, agahambwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Ibyo byose urabyibuka, yabinyuzemo. 700 rero ugomba kuba ufite inyurabwenge, ubwenge no kumva. Kugira ubwenge ni kimwe no kumva. Urumva cya gihe Imana ibwira Salomo, umwami Salomo, uribuka, hitamo ngo iki, mbwira ikintu cyose ushaka wahitamo. Umunyabwenge Salomo rero aravuga ati, Mana umubwenge bwo kuyobora abantu. Imana iguhaye ubwenge, ikaguha no kumva, nta kindi kibirenze. Urabona ko nicyo kiri hejuru ya byose. Va muri icyo kimwaro urimo, va muri aya mashyaro urimo, va muri aya matiku urimo, va muri ubwo bwoba urimo, kutizera kose urimo, ushake mu maso y'Imana hakubatura. Ukuri niko kuzakubatura. Nkaba nkweretse rero nivo z'abantu bari muri ino si, urabona niko bimeze. Shaka ahantu uri, aho uherereye, uvuga uti ahantu mperereye mu cyumweru kimwe ngomba kuba nteye intambwe, nkavuye nigira imbere. Mu kwezi ndaba mvuye aha, ese kuki ndaha? Noneho nawe wibaze, urebe aho ushaka kujya, aho ushaka kuba uri mu gihe cy'umwaka. Nyuma y'umwaka uzaza uduha ubuhamya. Akaba rero nagira mbasangize, abirirwa batukana, birirwa bandika ibyo ntazi, ubu ngubu ngira ngo uyu munsi umenya aho uherereye, ejo cyangwa ejo bundi muntu w'Imana, kuri urukundo rw'Imana, tera intambwe uhave, ugana inzira z'Imana, kuko Imana yonyine niyo izagushoboza. Naho ibindi byose twiruka mu by'isi byose ni ubusa. Mubwiriza yaratubwiye ngo byose ni ubusa, niko biri. Dore inzira ikuganisha ku Mana niyo. Reba ahantu uherereye uyu munsi, uzamuke. Nkubwira nanone, kandaho like niba mushaka ko nzajya mbasangiza inyurabwenge nk'izi. Nzi ko ubundi niyo gahunda yanjye mfite, niyo mission mfite, kuvuga kuri ibi by'intambara. Nuko wenda turi mu bihe bya nyuma by'izo ntambara, zamuha z'intambara abantu bavuga zizavugwa hirya no hino, nabwo nkoresheje ijambo ry'Imana. Ubundi ngiye n'igishinyisho nk'izi kugira ngo dukangure bene wacu b'Abanyarwanda, b'Abarundi, b'Abakongomani, bave mu matiku mu byo kwicana, baze mu kuri, bashaka Imana, bamenye impamvu bari hano ku isi. Ndizereye ari intambwe ntoya uri burebereho ukavuga uti ahantu ndi nararangiye. Ni ukuvuga ngo n'umugambi Imana yandemeye ntacyo ndi kuwukoraho, kubera ko nyine nibereye hariya hasi mu ipfunwe, ikimwaro no guhora wishinja no mu bwoba. Va muri ubwo bwoba n'ikimwaro n'ipfunwe rero, uze n'inyurabwenge, urukundo n'ibyishimo by'umutima wawe. Gira ya marira y'ibyishimo yo azaguha urukundo, uzaguhuza n'Uwiteka, akaguha gutsinda byose, ukaganza. Noneho nawe nyuma y'ubugingo ukazaragwa ubwami bw'umwami wacu Yeshua HaMashiach, ariwe benshi bita Kristo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda raba, tov meyod.